Alright, ngire ngo mumeze neza kabisa, umunsi mwiza mwese abanyarwanda mwese ndetse n'abari hirya no hino impande zitandukanye z'igihugu kigize u Rwanda. Muribona kuri Makenga TV kabisa, umunsi tubafitiye umutumirwa, umusore ufite impano za danje. Watangira wibwira abakurikiye Makenga TV, uwo muri kumva we ni MC Makenga cyangwa se n'iki ruzungu mutwe. Makenga TV nitwa Ekinesta Pika Maramaka OG Gengo. Kufite amazina menshi cyane man. Njewe wana mfite amazina menshi cyane kuko buri abajya bavuga ngo ishoka nigira amazina menshi cyane ariko nyine genda nayiretse. Ariko mufite imirongo ya dance. Njewe mfite stamina za hatari kabisa nyine nk'umunyayikoroni kabisa. Munyayikoroni? Ako nakazina basokuruza nyine banishoninzemo ku ruhande. Okay, noneho wabwira abantu nyine kujyanye n'impano ufite, ase umuhanzi, uri umuhanzi ukina comedy cyangwa? Nje wundi ndi umuhanzi yakuririmba indirimbo za gospel, yaba no gukina comedy, aho hose talent zose nisanga. Okay, muri byose se ni iki wumva kiri hafi cyane kigukurura cyane ku buryo wahita bakubitira? Wenda kiri hafi cyane kabisa, wenda nkaga comedy cyabiri hafi cyane niko kahita kanzamo vuba. Ngaho shwanyaguza turebe mwe. Niko se kamata. Oui. None se ugurazarya. Reka. Ako siko numva uvugira mu kibi. Yanje nyine numva ku kantu wavuze mu kibi nyine nawe utumva ku kantu buryo nyine umuntu avugira mu kibindi nyine akasekeje nyine. Amazina asanzwe wiswe n'ababyeyi? Ya amazina anje ubundi bagitaga kamatari bagezaho kwiranga mu hariho niyo Keep Denko. Keep Denko. Wagwan. Keep Denko. Okay. Alright, nje na gashyamba n'abatungwi kabisa nkabazanira ibyamamare n'iki kuri Makenga TV. Icyo ushaka ni ukora ko share, subscribe, like, comment n'iki bitekerezo byanyu birakenewe. Ikiganiro cyo ni kugira ngo nyine tu impano tuyetu ayo comedy nimba mwumva yabishobora ewana kabisa mukubita invitation ubundi asigaye akazaza mugakinana ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni n'umuhanzi ubwo rero musore kabisa shyiramo akabaraga byatazi byo kabisa akabaraga ni kose kandi ushishikariza kuzamura bamwe mu rungano nyine mbere ku buryo byibuze twabyaza umusaruro mu gihugu cyacu kabisa. Urebye hanze ngaha nk'ikibazo gihari kuba comedy ukaba uzikina ukaba nta gutera imbere usanga biterwa n'iki? Akenshi cyane ngiye ikintu nakomozaho wenda nkatwe mu marasta nyine akenshi cyane comedy akenshi cyane babiherwa bitangira ubundi muri karitsiye ugasanga nyine uko umuntu apresentinga role ye runaka iyo hari abantu babasha kumwatinga nyine support zikagera hejuru niho hantu nyine n'ibitaramo bwabyo bakabasha kubyongera. Numva ibyo nyine byatuma byibuze haboneka avantage ngende ikomeye ku buryo buri muturarwanda wese yakisangamo pe. Ni iki kintu wakwisabira abanyarwanda bakurikiye Makenga TV? Nje ikintu nabasabira ku bantu bakurikiye Makenga TV no gukanda subscribe cyangwa se bagakanda chat cyangwa se bagasharinga dena akazajya bagezaho ibiganiro bitandukanye. Alright, mwakoze cyane kabisa. Ikiganiro cyo ni akagaruka, ni MC Makenga n'iki ruzungu mvutuje. Ikiganiro cyo ni akagaruka. Abanyarwanda mwese ndabakunda cyane mbabona ko tuba turi kumwe. Wasezera abanyarwanda? Okay, mukomeze mugubwe neza kabisa. Umusore Makenga TV ni umusore ufite impano ndetse talent kabisa ku biganiro byose. Ubwo abamushaka nimero ye rwose, ariko icyaba cyiza ni ugukanda sabu na subscribe, hasigaye impano z'u Rwanda zikazamuka pe. Alright, urakoze cyane. Niko nyagutumira tugire ngo uzagaruka? Nzagaruka cyane ndahabaye rwose nk'umukomeza, ariko nyine hari abantu bambwiye ati nzabaririmbire nk'akaririmbo. Ririmba mu masegonda. Kandi uzahoraho ineza yawe urumva kabisa ko impano wayifite. Ikiganiro cyo ni akagaruka. Murakoze cyane.